Nyagasani Yezu n'abane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu uko yanditswe na Luka. Igihe Yezu yabwiraga abigishwa 72 yaravuze ati: Imbire Korazine, imbire Betsaida, kuko ibitangaza byabakorewemo iyo bikorerwa muri Tiri no muri Sidoni, kuva kera baba barisubiyeho bakambara ibigunira bakisiga ivu. Nyamara ku munsi w'urubanza muzahanwa kurusha Tiri na Sidoni. Naho wowe Kafarnaumu, ubona ko uzakuzwa kugeza mu bicu, uzarohwa mu kuzimu. Ubumva ninjye abayumva, ubahinyura ninjye aba ahinyura, kandi umpinyuye aba ahinyuye uwantumye. Iyo ni Ivanjili ntagatifu.